yo gutaramira abanya-Uganda baba mu mahanga byatumye ategekwa kwishyura amafaranga arenga miliyoni 7,900 y'u Rwanda ariko ntago ari menshi nura ni make kuri we ntago ari menshi urusiko afite se oya ubwisoya amafaranga utari wabipangiye nibyo bibi so ngira ngo rero ni icyemezo cyafashwe n'urukiko rwa Mengo aho rwategetse ko uyu muhanzi kwishyura itsinda ryitwa Uganda Diaspora Network nyuma yo kugaragaza ko atubahirije amasezerano bari baragiranye ni nkuko ibinyamakuru byinshi byagiye bibyandika cyangwa se byagaragajwe ngira ngo urukiko rwagaragaje ko ku itariki 17 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2022 twa Jose Chameleon yagiranye amasezerano n'iri tsinda yemera kuzataramira mu gikorwa cyitwa Uganda Canada Business Expo cyabereye mu mujyi wa Ottawa muri Canada hagati ya tariki 30 z'ukwezi kwa Kamena ndetse ni tariki 2 za Nyakanga mu mwaka wa 2023 nukubanga aya masezerano yavugaga ko agomba guhembwa amadolari 5,000 aho icyo gihe yaje guhabwa amadolari 2,000 ni nka avance cyangwa se nk'ibigaragaza ko yemeye akazi kugira ngo azaze kugakora bongeye rero kugaragaza ko abateguye iki gitaramo bamwishyuriye n'itike y'indege $1,000 arengaho nandi makeya ndetse banamwishyurira icumbi ry'iminsi 3 ryatwaye asaga nanone $1,000 n'amafaranga 156 harimo n'umukobwa we bagombaga kujyana bakagaragaza ko rero nubwo ibi byose baje kubyishyurira uyu muhanzi w'icyamamare mu gihugu cya Uganda cyangwa se ibi byose byari byamaze gutegurwa no kwishyurwa ku munsi yagombaga gutaramiraho abateguye igitaramo baje gutangaza ko bamutegereje baraheba abanagaragaza ko atigeze aboneka ku gitaramo ndetse niyanita ngo icyo gihe nubwo yafataga telefone ye ngo avuge ati wenda nta byagenze gutya nagize iki kibazo n'iki urumva gusa bakagaragaza ko igitangaje kurushaho ari uko mu gihe yagombaga kuba ari muri iki gikorwa bivuga ko yari yagiye gutaramira ahandi muri Canada mu gitaramo cya Afrofest cyabereye Toronto ubwo rero nyuma yuko barebye ibi byose bagasuzuma bagasanga koko abareze bafite ishingiro koko atarahitabiriye umucamanza w'urukiko rwa Mengo uyu mucamanza witwa Yunus Ndiwalana yaje kwanzura ko Jose Chameleon yakoze amakosa akomeye yo kutubahiriza amasezerano yagiranye n'abari bateguye iki gitaramo yagomba gutaramiramo abanya-Uganda baba hariya muri Canada mu gitaramo bari bise Uganda Canada Business Expo aza gutegeka ko bitewe n'amasezerano yari ahari akaba atarayubahirije akaba akagaragaza ko yananze kwitabira iki gitaramo hanyuma akanarengaho ko yanze no kwitaba urukiko urukiko rwaramuhamagaje ntiyarwitaba ati twamuhamagaye inshuro nyinshi ntiyitaba ngo yiregure byaje kurangira rero urukiko rutegetse cyangwa se rwanzuye ko agomba gusubiza abamwishyuye amafaranga yose angana $4,450 by'idolari hafi miliyoni 6,448 y'amafaranga y'u Rwanda hakiyongeraho indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 5 z'amashiringi ya Uganda ubwo ni miliyoni 1,700 y'amafaranga y'u Rwanda ni ukuvuga ko nyine byose rikoze imibare usanga uyu muhanzi ura kwishyura miliyoni 7,948 n'amafaranga 693 akuno banamubikaho gato byongeye kandi uturetse n'ibyo byo kuba bamuciye amande Jose Chameleon ibyo nasabwe kwishyura amafaranga yose yakoreshejwe mu rubanza ndetse ayo mafaranga yose azajya yiyongera inyungu kugeza igihe azishyurirwa urukiko rero rwashimangiye ko iki cyemezo kigomba kubera isomo abandi bahanzi banabibutsa ko bagomba kubahiriza amasezerano y'ingenzi cyane cyane iyo bamaze guhabwa amafaranga yo gutaramira ababatumiye iki kibazo rero kije gishyira witwa Jose Chameleon mu bitoroshye cyane cyane ko ari mu bahanzi bafite izina rikomeye mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba turabizi ko na Diamond Platinum baramwemera iyo bajije Diamond ati ninde mufana wemera cyane ko ninde muhanzi nawe wemera rwose muri Afrika y'Uburasirazuba cyane ko wazi ko nawe numwe mu bahanzi bakomeye ko nawe akubwira ko umuvandimwe Jose Chameleon ari tangaza cyangwa se ari mu bahanzi ari umwe mu bakiyemera rero urumva ko nyuma yo gufungura radio yiwe yise Chameleon hari ni Chameleon FM ibintu nk'ibyo muri mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi byari byiza ko ngubu ari intambwe nziza kuri ko yari yanabyemereza w'iki gihugu kazagira igikorwa hakora cyangwa se kizaguma kiba cyiza urumva ko hajemo n'ibindi rero nyuma navuga ko bitisaba cyane ariko abahanzi bagomba kumenya niba wemeye amategeko wemeye ikintu gikore niba hajemo ikintu gituma udakora icyo kintu nanone bivuge kandi abenshi bakunze kubivuga kubikora ugasanga bagutumiye bagwaye gahunda banagwaye avance bakoze n'iki wowe uragiye urazimiye
ngira ngo nyuma yo kuzimira nta no kuvuga ati nagize iki kibazo uziko niyo mpamvu ngiye nkunze amagambo bakoresheje nkurikije buryo urukiko rwavuze ati bigomba kubera isomo abandi bahanzi reka tunabireke naha mu Rwanda turabazi ugasanga umuntu ari Rusizi ari hehe araguhamagaye wemereye kuzajyayo anaguhaye avance kugira ngo nuyakira wemere kuzabuza buriya amafaranga mu gihe ugitaramo utari wabyemera ko uzagikora uzitabira ayango yakarabwe ati sindaba ready nimba ready nzabahamagara babwire ati muyame noneho nemeye akazi wikemera akazi kubera ko ukeneye ayo mafaranga nurangiza numara kuyabona nyuma yawo wisubireho abahanzi rwose nabo ndabizi ko natwe hangaha tutitarutse turizi ko abahanzi benshi babikora nagaba ari byiza ko uba wishe reputation yawe n'ikindi ku bakunzi bawe abafana b'abantu bagutekereje nguze mugirana imikoranire runaka deja bahajemo akantu k'akabazo next time habaye nk'ikintu deal ya mama yage ntago bagutekereza baturiya yica gahunda buriya nta gahunda agira nagaba ari byiza urimo wica kariyeri yawe reputation yawe n'ibindi wicira n'abandi umwanya kuko umwanya baba bafashe bagutakazaho bakawushyiza ahandi bikababyarira inyungu bikabyarira n'undi nyungu nawe ukajya aho handi hari hagufitiye inyungu ko guhemuka ntabwo ari ibintu byiza umuntu wese yashyigikira urumva umuntu yagutekereje arakwegereye afashe time ashatse amafaranga mupanze ibintu byose kamon mukajye mubikora uragira bikererensa uko ubishaka ntabwo ari ibyo ntabwo ari ibintu byiza buri muntu wese yashyigikira mu gihe tukiri muri Uganda uyu muramuzi rwose boss lady Zari Hassan yagize gutya abwira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kumwiyitirira cyane cyane kuri Facebook bandika ko we n'umugabo we Sheri Shushube Shakib ko batandukanye havuga ati rwose mwebwe aba bloggers n'abandi mumbabarire ibi bintu muri kwandika mushaka kunsenyera ntago ari byo njye n'umugabo wanjye tumeze neza umuntu yarifashe aramwitirira bya bindi byo kuri socials andika ati rwose ngo narakwizeye mu bintu byose ngo naje mu rugo nsanga ndatungurwa nsanga uri kumwe n'undi muntu mu buriri bwacu ngo rwose ndababaye cyane ngo ntago ndi guhumeka ngo mbese ibintu byose twubakiye kuri nuza ngo everything we build is a lie uwo muntu uko numva yabasha gukina filime kwandika filime rero Zari yahise afata aga screenshot kakintuza kuri Phoebe aravuga ati rwose ibi ntago ari byo njye na Sheri Shube tumeze neza rero abantu ngo bajye bacana ku maso banze barebe koko ibyo banditse ko ari byo ariko ikapo abantu bakunze kuyataka cyane nanjye nkunze kuyataka yaragoye kepo kuko akenshi usanga ntibayifuriza kandi cyiza akenshi baba bashaka ko batandukana ibyo babwira Zari ibyo babwira Shakib ariko urukundo rukaganza muri bo ukabona ko bituma ahubwo bakomeza gukundana bakaba umwe nawe avuga ati ibingi bigaragaza uburyo abantu bashobora kwifata urumva how far people can go to make up stories about someone's life urumva hata abantu bagera kuri 7 iwacu mu rugo bagize gutya banyohereza ibyo bintu bambaza se nibyo yatavuga ati urumva umuntu wabikoze ngo yifashishije AI bimwe bigaragaza uburyo AI ahantu imaze kugera umuntu agakoresha izina ryanjye agashyiraho n'aka blue tick kumva ari verified ahantu hose of course umuntu utabanje gushishoza ngo arebe ashobora kugira ngo nibyo ibyo bintu avuga ati rwose ibyo bintu ntabwo njye wabyanditse it's not true iyo statement sinzayikora atavuga ati umuntu wese ubiri inyuma rwose agerageze birekere kwa nakomeze guspreadinga izo rumors kandi atanavuga ko rwose bina n'ibintu akomeza she's ready kuba yanajya gutya akabajyana mu nkiko ntabwo mva ko kabisa nuko bimeze muri Uganda gusa tukiriyo muri Uganda hakunze kuba festivale yitwa Nyeganyege ni festivale ikunze kuba hashize imyaka ngira ngo iri hagati y'10-11 gutyo iba ariko ni festivale ubona ko ikunda guhuriza hamwe abahanzi n'abandi bantu babafana baje kwishimira nyine abo bahanzi bakamara iminsi igeze kuri 4 bishima ubwabo babyina baserebura
nabonye no mu Rwanda hagiye kuba festival yitwa Siga Art Festival ya Rumaga. Siga Art Festival igiye kuba muri uyu mwaka wa 2026 iraza gutangira ku itariki ya 19 ubwo nejo kugera ku itariki ya 21. Ubwo ni iminsi 3 igiye kuba, ariko ni festival navuga ko nziza bitewe nuko mu Rwanda nta festival twari dufite imara iyo minsi igeze kuri 3. Nimba mu Ruganda imara iminsi 4 kaba yari imaze igihe yarinjirije abo bantu wenda bayitegura nyeganyege, kuko izama abastari batandukanye, hari n'abava mu Rwanda bajyayo kuko irazwi cyane hano muri East Africa. Ntekereza ko ari nayo ya mbere ya festival ikomeye hano muri East Africa. Rero ntekereza ko n'uyu Rumaga yateguye festival ubona ko irimo abahanzi benshi batandukanye, kandi ubona ko ni ibintu bizaba bimeze neza, izamara iminsi igeze kuri 3 mu karere ka Huye. Ubona ko harimo abahanzi barimo Element, Christopher, Bwiza, Kevin Kade, Riderman n'abandi benshi batandukanye. Rero ntekereza ko abantu bihuye babasha kujya kwitabira cyangwa se kujya kumva bimwe mu bisigo by'abazaba bari kumwe n'uyu Rumaga, ndetse na Rumaga bakumva bimwe mu bisigo bye bakaryoherwa n'ikirori, kuko ni festival nshyashya tukayishyigikira kugira ngo n'undi mwaka bamuteze imbaraga zo kuba yategura festival nk'iyi ngiyi. Uzi ko utangiye uvuga nyege Rwanda yaje then okay nengeye kubihuza. Ariko urebye abahanzi bari kuri line up ya Siga Art Fest yateguwe na Rumaga, ubona ko n'abahanzi bashobora kuzatanga ibyishimo. Ngira ngo ejo wa muntu waduhamagaye bihuye nibyo yari tubaza ngo turaza, yatubazaga niba tuzamanuka ihuye. Turahari gahunda ihuye muri weekend, ni gahunda Bwiza yageze Kigali arahari. Urumva ko nawe yaje ukabizi ko agomba kuzaba ari kumwe n'abo bose barahari. Ntabwo byandi bashyira abantu ku mafishe niba bariya barahari kabisa. Ahubwo ngewe nifuza ko wenda hari ibintu ejo naboneka azatubwira niba bazaza. Hari ibintu nanone abantu bategura ibitaramo agenda agashyiraho amafoto, wahagera ugasanga muri babandi 5 yashyize ku ifoto hajemo 2, kandi hari uje ashaka kureba wundi. Twizere ko atari ibyo ngibyo, twizere ko atari byo, kuko uyu Rumaga urebye kuntu byibura biteguye yagiye agaragaza bamwe mu bahanzi muri bo bagiye bagaragaza ko bari ready yo kujya gutaramira Huye. Harimo Element, hari video nabonye arimo arabwira abantu nyine ko yiteguye kugihuye. Uyu Kade nawe yari ikinyamakuru yavuye mu minsi yashize. Urabona ko nyine umwuka ni wose mu rugendo ruzava hano i Kigali rwekeza i Huye. Ntekereza ko n'abantu bihuye bari hariya hafi kabisa aho bizabera, n'abari hirya no hino bazitabira kugira ngo bifatanye na bano bahanzi mu kuba batanga ibyishimo ku iminsi igeze kuri 3. Urumva ko ni iminsi myinshi 3, ni ibintu bitari bisanzwe biba. Niyo mpamvu rero ntekereza ko bishyigikiye ubu byateza umurindi uyu Rumaga witeguye kugira ngo n'umwaka utaha ibintu bizagende neza, bizagaruke.